mu bitangaza byabayeho ku isi harimo n'igitangaza cy'umunyamerika witwa Terry Wallace yavutse Nyakanga 1964, akomoka mu gace ka Arkansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakuriye mu muryango usanzwe ufite ubuzima busanzwe bw'abana bo mu cyaro. Nyuma y'imyaka 20 bakoze impanuka. Bagushimiye ukomeje kudukurikira kuri kiganiro cyacu Amabanga Patience Iradukunda. Bakwibutsa gukora subscribe ndetse no gusharinga abo bitarageraho. Uyu musore Terry Wallace mu 1984 yakoze impanuka y'imodoka ikomeye cyane. Iyi mpanuka yamusigiye ibikomere bikomeye cyane by'ubwonko, rheumatism, brain injury. Nyuma y'iyo mpanuka yagiye muri koma, minimal consciousness. Mu mwaka w'1984 Terry Wallace igihe yakoraga impanuka yaje kumara igihe kirekire hafi imyaka 19 atibuka, ndetse ubuzima bwe n'ubwonko bwasabanaga n'abandi uko byari bisanzwe. Mu gihe cy'iyo myaka yaragaburirwaga, yitabwagaho n'umuryango we. Yari afite ibimenyetso bike byo kwitwara nk'ijwi cyangwa se kugenda gake, gusa ntavuga isanzwe. Igiye kugaruka ku nkuru irambuye na Terry Wallace. Terry Wallace yari mu buzima busanzwe, yakoze impanuka mu buryo busanzwe, ariko aza kumara igihe kirekire muri koma. Yagerageje gukoresha amakuru yizewe gusa. Ubuzima bwe Terry Wallace yavukiye Arkansas muri Amerika mu 1960. Yari umusore usanzwe ukunda imirimo yoroheje. Yakoraga akazi ko mu bice byo mu cyaro Rowank. Yari afite inshuti n'umuryango wamwitagaho. Mu buzima bwe bw'urubyiruko nta ndwara ikomeye yigeze kurwara, ndetse nayo yari afite. Mu 1984 nibwo Terry Wallace yakoze impanuka ikomeye cyane y'imodoka, truck accident. Iyi mpanuka yamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Ubwonko bwe bwarangiritse ku buryo bukomeye kubera ko yaje kuva muri koma, minimal consciousness state. Ntiyashoboraga kuvuga, kugenda cyangwa se kwitwara nk'umuntu usanzwe. Nyuma y'impanuka yitaweho n'umuryango we, cyane cyane ababyeyi. Yajyanywe mu bigo byita ku bantu bafite ibibazo bikomeye by'ubwonko. Yamaze igihe kirekire adasubiza neza ndetse nganasobanukirwa ku buzima busanzwe. Mu by'ukuri abantu benshi babonaga ko atazigera akanguka neza. Gusa igitangaje, nyuma y'imyaka 19, 2003, ibintu byaratunguranye. Binagaragaza ibimenyetso ku ngaruka zizagaragaza ko ari gushaka gukanguka. Yatangiye kuvuga amagambo make. Ijambo rya mbere yavuze ni mama. Anavuga amagambo yoroheje nka baby cyangwa se milk. Yatekerezaga ko ari mu 1984. Iki ni igihe yakoreye impanuka. Yari azi ko hashize imyaka 19 ubwonko bwe bwaragumye muri iyo myaka yavuyemo impanuka. Abashakashatsi basanze ibintu bikomeye cyane. Ubwonko bwe
bwari bwaragize impinduka yo kwisanisha ndetse no kwisanira brain plasticity, imiyoborere y'imyakura mishya yari yaratangiye gukora, ariko ntabwo yasubiye mu buzima busesuye nk'uko yarimo mbere. Ibi byafashije siyansi gusobanukirwa ubwonko uko bushobora gukira buhoro buhoro, uko umuntu ashobora kuva muri koma ndende ndetse agakomeza kubaho. Amakuru rusange agaragaza ko yari afite umuryango wamwitayeho cyane muri ibyo bihe, cyane cyane ababyeyi, ndetse bakaza no kwihangana no gufata igihe kirekire kirambye. Yari afite umwana uvugwaho w'umukobwa witwa Ambele. Nubwo ubuzima bw'uwo muryango butanditse cyane mu nkuru yemejwe, icy'ingenzi umuryango we wagize uruhare rukomeye mu kumwitaho mu gihe kirekire. Gusa nyuma yo gukanguka ntiyigeze asubira kuba umusanzwe ijana ku ijana. Yari afite ibibazo byo kwibuka, yavugaga buhoro buhoro kandi gake, yakeneraga ubufasha mu buzima bwa buri munsi. Inkuru ya Terry Wallace ifatwa nk'ingenzi muri siyansi kubera ko yerekanye ko ubwonko bushobora gukira gahoro gahoro ndetse bukaba bushobora gukira hashize imyaka myinshi. Yatanze icyizere ku bantu bari muri koma ndende. Yafashije abashakashatsi kumenya kuri neuroplasticity. Hari undi muntu uvugwa bita Sarah Scantin. Nta makuru yizewe cyangwa se ubuvuzi bugaragaza igihe ndetse n'amazina ye n'amateka ye ko yamaze igihe kirekire muri koma. Niko byaje kugenda. Inkuru ze zahimbweho ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yo gukanguka, Terry Wallace yagize ubushobozi buke bwo kugenda no kuvuga neza. Ubuzima bwe bwagaragaje uburyo ubwonko bushobora kongera ndetse n'ubugakora nyuma y'imyaka myinshi. Uyu mugabo Terry Wallace itariki 16 Nyakanga 2022 yaje gupfa. Urupfu rwe rwatewe n'indwara zisanzwe zo mu buzima bwe bwa buri munsi. Ntabwo yatewe n'ubwo yamaze igihe kirekire muri koma. Yaje gupfa afite imyaka 58. Inkuru ya Terry Wallace yerekanye ibintu bikomeye. Ubushobozi bw'ubwonko. Koma si buri gihe ushobora gusobanura urupfu rw'ubwonko. Ubuvuzi bwa neuroscience bwungutse ubumenyi bwinshi ku myitwarire y'ubwonko. Yabashimye, Patience Iradukunda.